bajya gupima bakabona umugongo ntumeze neza ku buryo bamuvura bakabona urutirigongo ntabwo ari ruzima, ubwo bakaduha imiti tukizira mu rugo. Amaguru yagiye anyunyuka mbese ubwo agenda uko nguko ntiyongera kugira ngo yakura, ahubwo agenda asubira inyuma gusa. Hari abaganga baje b'inzobere nabo baramurebye rwose nta n'ahandi batwohereye, abari muri sogonderi. Uyu mwana ntabwo twamutererana kuko uko bigaragara n'umuntu mukuru byamubaho, kandi ikindi ntushobora kumwinubira. Uwo ari we wese agomba kumwitaho, yaba madamu agomba kumwitaho, nanjye nkamwitaho. Kwituma no kwihagarika byose abikorera haryamye. Abikorera haryamye. None rero noneho nk'ubu wenda umudamu ntawe uhari, none arabikoze, wamurekeramo? Twongere tubasuze mwe mukomeza kubana natwe aho muba muherereye hose. Turabizi neza yuko mudukurikirana nk'ibisanzwe. Iyi chaîne yitwa Umukunzi TV, ndi Young 250 kuri mikoro, kuri kamera ni Eric Ubuhari. Twabizeje yuko tugenda tubagira ahantu hatandukanye, tubereka inkuru ziba mutarabonye cyangwa se mumonye bwa mbere. Kuri iyi nshuro nanone twatembere nk'ibisanzwe, tujya gusura umuryango. Ni umuryango ufite umwana ufite ubumuga, uwo mwana abana n'ubumuga amaranye imyaka 13. Ngira kuri kamera murabibona. Icyo tugiye gukora ni uguhereza umwanya umubyeyi we, ubana nawe mu buzima bwe bwa buri munsi, akagerageza kutubwira ese abaye hate, ese niko yavutse ameze, uyu munsi ubuzima bwe bwo kubaho bwa buri munsi abubanyemo nawe n'umwana ati. Reka tumuhe umwanya atwibwire. Muraho neza? Yego. Mwatanya mutwibwira? Jewe amazina? Yego. Jewe nitwa Zirarusha Innocent. Zirarusha Innocent. Twabasuye, ese mubayeho mute? Uko tubayeho neza. Ariko mu muryango nk'ikibazo tuba dufite umwana wavutse avuka nk'abandi, ariko bigeze nyuma ubuzima burahinduka, nkaho yagombye nko kuba yagenda nk'uko abandi bagenda, ahubwo ubumuga buramufata, ntabwo abasha kuba yava aho ari, ni ukuryama aho ari. Ikibazo n'aho ari rwose ni ukuba abanye n'umuntu umubaho, kandi kurya kwe ni ukumutamika. Ntushobora kumuhesha n'ikiyiko ngo abashe kuba yabirya, ahubwo kumuha ibiryo ni ukumutamika. Mbere ko twanzika ikiganiro dusubira inyuma, uyu mwana yitwa nde? Yitwa Nkurunziza Zaria. Nkurunziza afite imyaka ingahe uyu munsi? Afite imyaka 13 avutse. 13. Ubwo bivuze ngo yavutse muri 2009? 2009. Avutse muri 2009, avuka ameze nk'abandi bana bose? Yavutse nk'abandi bana rwose. Ubuzima buza guhinduka nyuma, nkaho yagombye kukambakamba, ahubwo atangira kugenda asubira inyuma kugeza n'ubu nuko abayeho. Ugereranije ubumuga bwaje hashize imyaka ingahe? Yaragira mu kigero cy'imyaka ingana iki? Urebye natangiye kubibona neza amaze nk'umwaka, kuko nageraga ngo azaba nk'abandi agende, mbona birahubwo biranze, ubwo asubiye inyuma cyane. Niba yapimaga nk'ibiro tuvuge nk'8, asubira nko kuri 4, asubira inyuma mbese kugeza n'ubu nuko abayeho. Ni ukuvuga ngo amaze kugira umwaka umwe, yavutse ari muzima, ageze ku mwaka umwe, mu gihe cyo gukambakamba afatwa n'ubugwayi. Akimara gufatwa mwagerageje kujya kumuvuza? Naramuvujije. Mujye kwa muganga babwiye ko arwaye iki? Nta burwayi batubwiye. Bagiye baduha imiti tukaza tukabaho gusa. Bajya gupima bakabona umugongo ntumeze neza ku buryo bamuvura, bakabona urutirigongo ntabwo ari ruzima. Ubwo bakaduha imiti tukizira mu rugo. Noneho twaje gusanga afite ubumuga bwo kutavuga, ye no kureba afite ubumuga bwo kutareba, kugenda nabwo nuko. Atangira gufatwa, yafashwe ibice byose cyangwa yafashwe igice ku gice?
igice yafashwe ni amaguru n'umugongo, naho haraguru ni muzima. Amaguru yafashwe rero byatangiye amaguru yarabyimbye. Oya, ahubwo aho kubyimba yasubiye inyuma. Ntabwo yagiye adara. Kudara ubwo ni ukugenda anyunyuka. Kunyunyuka. Amaguru yagiye anyunyuka, mbese ubwo agenda uko nguko ntiyongera kugira ngo yakura, ahubwo agenda asubira inyuma gusa. Ubwo umwana mumaze kubona yuko arwaye, araremba ndetse agera igihe nyine uburwayi mubona ko bwanze, mwagerageje kujya kuvuza mu bitaro bikomeye? Baramuvujije rwose, nabari abaganga, hari abaganga baje b'inzobere, nabo baramurebye rwose, nta n'ahandi batwohereje. None watubwiye ngo afite imyaka 13, ubu yagakwiye kuba ari kwiga nko mu kangahe? Ugereranyije turebera imyaka. Inyuma y'umwana hari undi mwana uhari? Arahari, abari kwiga mu wa 5, none ari mu wa 4. Umwana uri inyuma ya Nkurunziza? Ya Nkurunziza. Abari mu wa 5. Bivuze ngo uyu yashobora kuba yari kuba ari nko muri segonderi. Abari muri segonderi. None umwana amaze gufatwa n'uburwayi, uyu munsi mubayeho mute? Mubanye nawe mute? Ese abanye gute n'abandi bana bakuru be, barumuna be? None se ni ukumusigatira no kumwoza no kubana nawe gusa. Nta kindi bakora. Ni ukubana nawe gusa, bakagenda bamuhagira no kumugaburira, kuko nta kindi. Ntabwo bajya bamwinuba? Oya, ntabwo bajya bamwinuba. Nkurunziza ni umuhungu n'umukobwa? Umuhungu. Ntabwo bajya bamwinuba. Mu baturage, ubwo yimvuza abaturage ni abaturanyi banyu, bamubanye mute? Hari ukuntu umuntu iyo afite umwana cyangwa se umwana ufite ikibazo usanga bamuha akato, bo mubanye mute? Oya, uko bimeze, nta kato rwose afite, kuko none se ndamubana mu rugo, nta hantu agera wenda ngo bamwinuba. Nta kato rwose. Ese atangira gufatwa, ntabwo mwatekereje ko yaba ari amarozi? Oya, nta kintu natekereje, ahubwo niyambaje ubuvuzi. Nagiye kumuvuza kwa muganga, ku bitaro, naho nta n'ahantu namuvujije mu giturage. Oya, ntabwo namuvujije. Nuvuga ngo ni wowe. Ese nongera iki kibazo nkikubaze, mu baturage muturanye, nta bantu bazi ni za karande zo, arakuno ibintu biba bati ni karande zo mu muryango, ni ibintu by'iwabo? Ayo magambo ntabwo yigeze avugwa? Ayo magambo ntawe nayumvanye, kuko nta n'umuntu wigeze avuka iwacu umeze nk'uyu mwana. Oya, ntawe. Mbese abavutse hano bose ko abana baragenda, iwacu hose uyu mwana ntawe uriyo. Ubwo rero ntawe babikura. None mumaze gusanga umwana afite ubumuga, ubuyobozi bwabafashije iki? Ubuyobozi ntacyo nabushinja. Aho bamumenyeye, twagiye tumujyana kwa muganga. Ikindi bigeze nyuma babonye kuntu ndi kujya mbana nawe, nk'imyaka nk'ingahe, baravuga bati uyu muntu ntayabona mituweli. Rwose ubuyobozi ntacyo nabushinja. Noneho bakajya bandihira mituweli kubera ko nyine mba ndi kumurembera. Ntacyo rero nabashinja. None se iyo mwagiye mu mirimo, inaha twabonye mutunzwe n'ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, iyo mwagiye mu murimo bigenda gute? Asigara hehe uyu mwana? Asigara hano, agasigarana n'umuntu wo kumureba. Kuko aricyo gituma ubonye ari kumenyera abantu, ni uko tutamutererana ngo tumukingirane, ngo tumusige ari wenyine. Mbese niyo tugiye gukorera kure, hari ukorera hafi wo kumureba. Uyu mwana ntabwo twamutererana, kuko uko bigaragara n'umuntu mukuru byamubaho. Kandi ikindi ntushobora kumwinubira. Uwo ari we wese agomba kumwitaho, yaba madamu agomba kumwitaho, nanjye nkamwitaho. Kurya bigenda gute? Kurya k'uyu mwana bigenda gute? Kurya kwe biraruhije. Kurya ko biragoye, kuko ubu ngubu
nubwo ubona afite amenyo aya menyo ntakora ntabwo ntushobora gushiramo ikintu gikomeye ngo agihekenye kugora ko rero nuko ashaka utuntu tworoshe ashaka utuntu tworoshe two kumutunga ntabwo wavuga ngo ibintu bikomeye ngo urabimuha ibijumba ntiwabimuha n'imyumbati aricyo gituma bakibaho ni ugukoresha ukuntu umuntu yamishakira utuntu akamuhahira bisa akamuha nawe uvuze ngo uzamugaburira ibijumba imyumbati nawe yabaho ni ukumushakira utuntu tworoshe ubwo se watubwiye ngo mu kumugara ngo ntushobora no gukoresha ikiyiko ni ugukoresha intoki kuko iyo ukoresheje ikiyiko arabicira kumutamika ni ugukoresha intoki none se uyu mwana ni uruhe rugingo afite rukora kuko njyewe aho nabona uyu mwana urugingo kuko ubu nabanye nawe igihe kirekire wabona iyo myaka yose ahantu nabona ari muzima naha kuko wabonye nawe naje mbona umushyira hasi ariko aha akeguka naha amaguru wapi n'amaboko navuga ngo wapi kuko ntiyakwitamika ubu nta kantu wamuhanga agatamira ku ntoki n'amenyo we ubu se kwiga bizagenda bite nicyo kibazo nanjye mfite ubwo ni ikibazo mfite nanjye nicyo gituma mvuga nti none se bamwigisha gute ntashoboye intoki ngo ziri gukora no mu mutwe ntabwo mbizi ko hakora ntiyicara nawe bamwigisha aryamye nta numva none se ubwo ukumva ntabwo nzi ikintu bamukorera rwose nyine ubwo nuvuga ngo uyu munsi baravuga ngo umwana wawe uzamuraga ishuri uzamuraga ishuri nanjye ubwo ndi kwibaza ntuzamuraga isuka kuko ntabyo ashoboye none bizagenda bite bizagenda gute njyewe ku ruhare rwanjye ubwo mbe ngewe ko mbitekereza ubwo n'ubundi ubwo nsinziye ntahari nuko yabona undi muntu wamurera nk'uko yaba akiriho nuko yabona uwamurera naba yaba asigaye kuko nta kindi kintu navuga ngo yavimarira uko mbibona ntacyo yakwimarira kereka hari undi muntu nawe akamuraruza akamugaburira nk'uko yamugaburira kugeza igihe kizagerera byibuze ugereranyije ibyo kurya bye biboneka mu buryo bworoshye oya ntabwo ibiryo byo kumuha byakoroha wese nawe kubizi nta nka dufite ngo uramukamira amata ngo umuhe amata ubu amata ndayagura ifu ya buri gihe nayikura hese ni ukugerageza mbese uko ibyo nkora byose ni ukugerageza naho ibyo kumutunga ashaka ntabwo byaboneka oya ntabwo mubyeyi tugera ku musozo kuri iki kiganiro tugiranye ni icyo wabwira abadukurikiye njyewe icyo nababwira ni uko mbese wenda bandwanaho kuko njyewe ibyo kumutunga ntabwo napfa kubibona ndabibona ariko ibyo muha ntabwo biba bikwiriye nk'uko mbese wenda nka buri cyumweru wenda akabona nk'akaritiro k'amata ariko buri cyumweru njyewe ntabwo ariko nakabona ubwo rero hari nk'umuntu ubwo mbese ubwo rukumbura nk'umuterankunga hari nk'umuntu wantera nk'inkunga nk'uko akamfasha kumugaburira nta n'ikindi kintu naba nshaka akamfasha kumugaburira nk'utwo turyo akatubona nk'icyo gikoma akakibona ku gihe rwose nta kindi naba nshaka n'ishuri ababishoboye n'ishuri n'ubishoboye akamwigisha ntabwo ubwo yaba nkoreye yaba ndwanyeho none icyo ni icyifuzo cyawe noneho wowe wagize ubutwari umwana ntiwamuhisha hari abantu babyara abana bafite ubumuga bakabahisha gira ubutumwa ubagenera abantu babyara aba bana bakabahisha ntabwo ari byo aba yaravutse nk'abandi ubu ngewe uko mufite icyo nabararikira ni uko bamufata nk'uko yaba ari muzima nicyo ngewe nabararikira yaba ari umugabo mu rugo akita kuri uyu mwana kuko uyu mwana ni ukuvuga ngo aho aryamye niho yituma ntumugenere umudamu gusa nawe ukinjira muri icyo gikorwa kuko mwaramubyaye aba banyumva kuko mwaramubyaye uwo mwana mukamwitaho mwembi kwituma no kwihagarika byose abikorera aho aryamye abikorera aho aryamye none rero noneho nk'ubu wenda umudamu ntawe uhari none arabikoze wamurekeramo ni ukumukuramo ukamwuhagira
ntabwo wamuharira umuntu umwe, uyu mwana nta muntu umwe wamurera, ahubwo abona nabararikira ko bose bagomba gufatanya babana bakamuhuriraho bose mbese bakamukorera ibikwiriye byose, yaba se akamukura aho yitumye akamwuhagira akamwambika akamwitaho nk'uko yakwita ku muzima. Nicyo nabararikira. Murakoze cyane. ngira ngo abari badukurikiye ni ikiganiro turi kugirana na Zirarusha Innocent, ni umubyeyi twasuye muri ko nyine afite umwana ufite ubumuga, ngira ngo usibye igice cyo hagati mu nda gikora, ahandi hose bisa nk'aho ari pararize. Ngira ngo hari icyo abasabye, namwe mugira amaso yanyu abatere kugira umutima utabara. Namwe mwese mufite ibibazo, reka tubabwire ngo uyu munsi nubwo bimeze nabi, ejo bizamera neza. Uyu munsi wararurira, ejo bugacya wasetse. Ni ibisanzwe. Iyi ni chaîne igenda bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri mikoro ni Young 250, naho kuri kamera ni Eric Nyagase. Nakomeze kubana namwe kandi yivange mu byo mukoramo byose mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane.